السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inshuti bakunzi bavandimwe mukurikira channel yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala natwe dushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi nifuje ko twakomeza n'isomo twari twatangiye kubera ko nko twabibabwiye channel yacu intego yayo nta yindi no kubagezaho inyigisho zigiye zitandukanye z'idini y'Ubuislamu, kugira ngo tubashe kuba twakwigishanya. Hari ibyo tuba twumva tutazi, ariko uko Allah dushoboza tuzajya tubyibukiranya kugira ngo twese dusobanukirwe. Hanyuma uyu munsi turaza kureba bimwe mu bintu cyangwa se bimwe mu bijyanye n'ubuzima bw'amajini nk'uko twari twatangiye, ndetse muri clip ya mbere twarebeye hamwe amajini ni ibiremwa bwoko ki. Nimba iyo clip utarayirebye wasubira inyuma muri channel yacu ukaza gukurikira iyo clip ya mbere. Ndetse twavuze yuko amajini ndetse na bene Adamu bafite ibintu byinshi bahuriyeho, ndetse batandukanijwe n'ibintu bibiri gusa. Icya mbere, amajini ni ibiremwa byaremwe mu kibatsi cy'umuriro. Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu muriro, ariko bene Adamu twebwe Allah yaturemye mu gitaka. Ikindi cya kabiri dutandukaniyeho nuko amajini yo ntago tuyabona, ariko yo aratubona. Haha niho hari ikibazo gikomeye cyane. Ndetse twavuze yuko impamvu zituma amajini atagaragarira abantu, hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko imwe muri izo mpamvu nuko ni kimwe mu bintu amajini yasabye Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yuko intumwa y'Imana Sulaiman yitabye Imana. Kubera yuko mbere ya Sulaiman ndetse no mu gihe cya Sulaiman amajini yaragaragaga live, abantu barayabonaga. Ndetse nkuko twabivuze, intumwa y'Imana Sulaiman yari afite ubwami, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubwami, ndetse yari afite amatsinda atatu y'ingabo cyangwa se ingabo z'amatsinda atatu. Yari afite ingabo z'amajini, akaba yari afite ingabo z'inyoni, akaba yari afite ndetse n'ingabo z'abantu. Sasa amajini nyuma yuko mu gihe cya Sulaiman yaragaragaga mbere y'abantu, ariko intumwa y'Imana Sulaiman imaze gupfa, amajini yasabye Allah subhanahu wa ta'ala ko atazongera kugira gute kugaragarira ikiremwa muntu cyangwa se imbere y'amaso y'abantu. Nta nubwo aricyo gusa yasabye, usibye ko yasabye Allah yuko Allah yayaha kubaho igihe kirekire. Ndetse ikindi yasabye Allah nuko yasabye Allah yuko Allah yayaha ubushobozi bwo kuba yashobora kuba yakwinjira cyangwa se gucengera ahantu hadashoboka mu mbaraga za mwene Adamu ko bahacengerwa. Urugero nko kuba yacengera mu butaka, cyangwa se kuba yakwinjira mu musozi, cyangwa se kuba yakubasha kwinjira ahandi hantu ariho hose bidashoboka ko umuntu ashobora kuba yagira gute yacengera ngo yinjiremo. Ndetse bavandimwe, ubuzima bw'ibi biremwa cyangwa se ubuzima bw'aya majini butandukanye n'ubuzima bw'abantu. Ntuzajye wicara ngo utekereze ngo buriya majini abayeho nk'uko natwe tubayeho. La, amajini Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubushobozi buhambaye cyane, ku buryo wowe muntu uramutse ubwiwe ubushobozi Allah yahaye amajini ushobora kutemera. Cyambere, amajini ashobora gutembera mu mubiri w'umuntu, agatembera mu mitsi atwara amaraso, imitsi itwara amaraso y'umuntu nk'uko amaraso atembera mu mutsi wawe. Ijini ifite ubushobozi bwo kuba ryakijya kwicara aho ariho hose mu mubiri w'umuntu, rikimuka rikajya aho rishaka, rikimuka aho rishaka, rigasohokera aho rishaka. Ubwo ni ubushobozi bumwe ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye amajini. Ndetse bavandimwe, ijini ifite ubushobozi bwo kuba ishobora kuba ryakwigabanya kigira akaremwa gato cyane.
ndetse rishobora no kuba byakwigira ikiremwa kinini cyane ku buryo bishobora kurenza ubwenge bw'umuntu. Ikindi nanone ijini ifite ubushobozi bavandimwe byo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarihaye ubushobozi, ishobora gukora urugendo rurerure cyane mu gihe gito cyane. Urugero hano turi mu Rwanda, ariko ijini ifite ubushobozi bwo kuba ryakora urugendo kuva hano muri Amerika ndetse rikahita rinagaruka hano mu Rwanda. Umunota umwe ni mwinshi. Murabizi twebwe abantu kugira ngo uve hano ujye muri Amerika igihe bidutwara n'indege, ariko ijini ubushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yarihaye ifite ubushobozi bwo kuba ryakora urugendo kuva hano ikagera muri Amerika rikagaruka hano, ndetse umunota umwe ni mwinshi kuri ryo. Bityo rero bavandimwe, rimwe ni umwe mu bushobozi Allah subhanahu wa ta'ala yarihaye. Reka rero dukomeze n'ikindi turebere hamwe ni hehe noneho ayo majini aya cyangwa se akunda kwiberaho. Twabonye yuko bavandimwe amajini nimba twibuka, hari abantu bashobora kuba bajya bibaza, none se imagine ko tuvuga ngo ngabaho aba hehe, atuye hehe? Mu bwenge bwacu cyangwa se mu mibereho yacu nka bene Adamu ntago tuyabona, ariko mu buryo bw'umwuka ni ibiremwa. Kwanza cya mbere ni ibiremwa tubana nabyo mu mazu yacu, ndetse bimwe muri ibyo biremwa tubana nabyo mu mazu yacu, urugero harimo amajini yitwa jini ashiq cyangwa se amajini mahaba. Ndetse bavandimwe, zimwe muri sifa z'aya majini nuko ari ibiremwa byigana abantu ibyo abantu bakora byose. Ndetse noneho ikintu gitangaje nuko dusharinga cyangwa se dusangira ibintu byose dukoresha mu ngo zacu. Nimba ari imyenda turambarana, nimba ari inkweto turambarana, ibintu byose turabyambarana kubera yuko nta majini yigana. Ni kuvuga ngo nimba muri abantu beza mu nzu, ayo majini nayo arabigana akaba amajini meza. Nimba muri abantu mu nzu muri abantu babi, ayo majini aragerageza akagira gute, nimba muri beza akigana imico yanyu nayo akaba meza, nimba muri babi nayo arigana imico yanyu akagira gute, akaba mabi. Ndetse bavandimwe, niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije idua zigiye zitandukanye. Iyo umuntu agiye kurya agomba kubanza agasoma idua, wamara kurya ugasoma idua, wakwinjira mu nzu ugasoma idua. Kuvuga ngo iyo usomye idua, ayo majini ubu yaciye intege, ntago ashobora kugira gute, ntago ashobora kuba yakwivanga mu gikorwa ugiye kugira gute, ugiye gukora. Sasa nkuko twabivuze bavandimwe, amajini Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuyirukana muri isi. Nimba mwibuka muri clip ya mbere twabonye yuko impamvu Allah yirukanye muri isi nuko yakoze ubwangizi, akora amena amaraso ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala arayirukana, amenshi yatakaje ubuzima, ndetse ayandi arahunga ava muri iyi si. Ariko amaze guhunga, icyabaye nuko yabujijwe kwicara muri iyi si, ngabeho muri iyi si mu matsinda. Uvuga ngo yagiye hirya no hino mu mibereho yawe, ariko ni muri iyi si. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yabujije kongera kubaho mu matsinda nk'uko abantu tubayeho mu turere, mu tugari, mu midugudu. Uko niko n'amajini yabagaho mbere. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala yoheje ingabo z'amarayika zirayica, ayandi ararokoka, byahise bisohoka itegeko ry'uko amajini atemewe kongera kubaho mu matsinda cyangwa se ngabeho mu buryo agomba kuba ari hamwe, ahubwo agomba kubaho mu buryo busangaho bugize gute, atandukanye. Hanyuma abavandimwe, amajini, hari amajini nkuko twabivuga hano, hari amajini atandukanye n'ibice bibiri. Hari amajini meza nkuko twabivuze, hakaba n'amajini mabi. Ndetse ayo majini mabi bavandimwe, niyo majini akunda kubaho ahantu hakurikira, cyangwa se amajini muri rusange ahantu hambere abaho, cyangwa se ahantu hambere atuye, ahantu hitwa ikuzimu. Iyo tuvuga ikuzimu abantu benshi barikanga, ariko ikuzimu ni munsi y'inyanja. Uvuga ngo munsi y'inyanja niho hari umujyi mukuru w'amajini. Niho wumva ikuzimu ujye umenya ko niho hari umujyi mukuru w'amajini. Ndetse ahandi hantu amajini akunda gutura, amajini atuye ahantu hari imisozi, ahantu akunda kuba ari ubuvumo.
ndetse ayandi akunda kuba ahantu hari ibiti birebire mu mashyamba, ahantu hari ibiti birebire. Ibi ngibi biraza kumvikana nko kubana akunda kureba filime. Hari igihe ushobora kuba warabonye filime, ariko akenshi ibintu bakina muri filime akenshi hari igihe biba byarabaye nk'ahantu. Ushobora kubona nk'abantu bari nko mu ishyamba rinini, ukabona abantu batemye igiti kiraguye, ariko ukajya kubona ukongera kigize gute, cyongeye kirahagurutse gisubiye hahandi. Ukagira ngo ni filime ni bari ku editinga cyangwa se ni montage, ariko ibi bintu bavanywe bibaho. Impamvu nuko kiriya giti aba ari inzu cyangwa se amajini, ayo majini abatuye munsi y'icyo giti. Sasa mwebwe iyo muje kugitema muba muje gusenya inzu y'amajini. Sasa amajini nayo icyo akora nta kindi, aravuga ati iki giti nikiguma hano hasi kikamara umwanya, inzu yacu irabigize gute, inzu yacu irabisenyutse, bityo bigatuma amajini agira gute, yongera guhagurutsa icyo giti yakongera gusubiza inzu yayo. Ariko nanone bavandimwe, amajini meza, amajini yombarika kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko twabivuze, hari amajini meza hakaba n'amajini mabi. Ariko amajini mabi ni yayandi aza muri iyi si kuza gutesha abantu umutwe, ni yayandi aza ku isi akaza kwinjira mu mitwe y'abantu, agasanga umuntu ngo afite amajini. Ndetse ayo majini, urugero, hari amajini cyangwa se itsinda ry'amajini rikunda kwibera mu bwiherero cyangwa se mu matoilette. Ndetse bavandimwe, aya majini uko ateye cyangwa se isifa z'aya majini, kandi mwese murayazi, twita khubuth na khaba'ith. Ariko aya majini uko ateye, uko ameze, na amajini ameze mu buryo ateye mu buryo bukurikira. Nukuvanga ama khubuth na khaba'ith na amajini afite ijisho rimwe, akagira umwenje umwe w'izuru, akagira ukuboko kumwe, akagira ndetse n'akaguru kamwe. Uko niko ayo majini ameze. Yani wowe fata uko umeze, uko Allah yakuremye, wisaturemo ibice bibiri. Ayo majini niko ateye rero, ayo afite igice kimwe, ikindi kikaba kidahari. Ndetse bavandimwe, aya n'amashitani abaho cyangwa se atuye muri buri musarani wose, aya majini atuyemo. Ndetse umunsi umwe ushobora kuzagira amahirwe make cyangwa se amahirwe meza, umunsi uzakubitana n'iryo jini mu bwiherero. Ndetse imwe mu ngaruka z'ayo majini nuko iyo winjiyemo udasomye dua, ugasanga iryo jini ukarisangamo hariya. Kubera yuko iyo usomye dua, bikubira impamvu yuko iryo jini iyo ryumvishije iyo dua usomye ritarigira gute, ritarihunga rikagenda. Ariko iyo udasomye dua ukinjira uko wowe ubyumva ko bishaka, aho ngaho sasa ushobora gukubitana n'iryo jini mu bwiherero. Ndetse aya majini icyo akora nta kindi, iyo udasomye dua ukinjira mu bwiherero, ndetse aya majini nko nabivuze agira igice kimwe, ijisho rimwe, izuru rimwe cyangwa se umwenje umwe w'izuru, ukuboko kumwe ndetse n'ukuguru kumwe. Ariko noneho aya majini uko ateye bavandimwe, iyo winjiyemo udasomye dua, icyo akora nta kindi, araza ashaka. Ndetse bavandimwe, ikintu ntakwibagirwa nuko aya majini ni impumyi, ntago abona. Iyo winjiye rero mu bwiherero nta kindi akora, iyo utasomye dua araza ashaka kugira ngo akore ku mutwe ngo yumve ninde muntu winjiye mu nzu yayo. Sasa wowe iyo winjiyemo nta n'ikintu watwikire mu mutwe, ukagira ibyago rikagukora ku mutwe, aho niho mwumva ngo umuntu kanaka yagize gute, yagumye muri toilette, yabaye paralyze. Sasa iyo baye paralyze, ndetse nimukurikirana abantu benshi, abantu bose bagwa muri toilette nta kindi kibabaho, bahita baparalyze ukuboko kumwe ndetse n'ukuguru kumwe, ndetse umunwa ukagira gute, ugahengamira uruhande rumwe. Nuvuga abantu benshi bakibaza ninde ubu wakoze ibi bintu. Nuvuga impamvu rero bavandimwe nuko ni khubuth na khaba'ith bakoze ibyo bintu, kubera yuko baba bagira ngo bagire gute, bakugire paralyze igice kimwe, ukuboko kumwe, ukuguru kumwe, ndetse nakugiye n'umunwa ugire gute, ujye iruhande rumwe, mani use nabo nkuko bameze, nkuko bafite igice kimwe nawe bagusanishe nkuko nabo bagize gute, nkuko nabo bameze. Bityo rero bavandimwe, nanone abakhubuth na khaba'ith ntago baba mu bwiherero gusa, ahubwo bakunda kuba n'ahandi hantu mu mihanda, ahantu hari ahantu
akunda asa nkaho hari ahantu hamanuka ukuntu imihanda, ahantu muzajya mukunda kubona imihanda, ukabona hari ahantu hameze nk'aho ari korosi rimanuka ukuntu, aho hantu amajini khubuthi na khabaithi na mashitani yani akunda kuba aho hantu. Ndetse rimwe na rimwe iyo abashoferi bakoze impanuka nta kindi kiba cyabaye, ni ukuvuga ngo aya majini araza akitambika mu muhanda. Sasa shoferi uri gutwara imodoka, icyo gikorwa cyo gutangara ikiremwa gifite ukuboko kumwe, ukuguru kumwe, ijisho rimwe, yani uko shoferi ari gutangara icyo kiremwa ari kukireba imbere ye, ibyo bituma shoferi agira gute, akata imodoka akikanga yagize gute, imodoka yayigushije mu manga y'umusozi cyangwa se n'ahandi hantu, hanyuma hakabimanuka abantu bagapfa. Ndetse ayo majini icyo abagamije nta kindi bavandimwe, abagamije kugira ngo agende anywe amaraso y'abo bantu, ndetse anabajyane hehe mu buzima bw'amajini cyangwa se mu buzima bw'amajini aho atuye. Bikire bavandimwe, ahandi hantu aya mashitani cyangwa se aya majini khubuthi, yani aya ngaya ni imwe mu matsinda cyangwa se ni imwe mu bwoko bw'amajini cyangwa se amashitani, akunda kubaho mu ahantu hari ibimoteri cyangwa se ahantu habamo n'imyanda. Niyo mpamvu twavuze yuko imwe mu mpamvu zituma amajini yinjira mu bantu ni ukumena ibintu mu kimoteri. Kubera yuko bavandimwe, aya ngaya khubuthi na khabaithi ni kimwe mu majini, namwe mu majini mu bwoko bw'amajini agira gute, y'amashitani. Sasa aya ngaya yirira kenshi, yirira amagufwa. Wowe nujya kumena amazi mu kimoteri, ukajya kumena amazi cyangwa se imyanda iyo ari yose, wowe ukaza ugasanga ririmo kurya igufwa ukarimenaho ayo mazi, ibyo ngibyo bihita birigira gute, bihita bituma iryo shitani rigira gute, yishaka impamvu cyangwa se n'ubundi buryo byagira gute, byakwinjiramo rikajya kwihorera, ikajya kugutesa ndetse no kukugirira nabi kubera ko warimennyeho amazi. Uko nabi babwiye bavandimwe, reba nawe wicaye ahantu uri kwirira, ukajya kumva umuntu akumenyeho ibizi birimo amara y'inkoko, birimo ibintu binuka, umuntu akakumenaho amazi. Sasa ushobora kutamwihanganira nawe ukagira icyo ushaka kumukorera bavandimwe. Iyo kubw'amahirwe make amajini ntabwo tuyabona, ariko yo aratubona, bityo ashobora guhita gushagira target yo kwinjiramo, akaba yagira gute, akaba yashaka kugira ngo yihorere. Ariko bavandimwe, amajini meza yo afite imijyi yayo aturamo cyangwa se atuyemo, nta nubwo ashobora kuza muri iyi si kugira ngo azagire gute, aze ateza akavuyo cyangwa se gutesha umutwe ikiremwa muntu. Yitura mu mijyi yayo agakora ibada zayo, nkuko nabivuze muri clip ya mbere. Allah subhanahu wa ta'ala yaremye amajini kugira ngo amugaragire, bityo amajini meza akunda kuba mu mijyi yayo akora ibada. Ndetse iyo aje muri iyi si aba yaje mu butembere gusa, ariko nyuma yaho akagira gute, agasubira mu mijyi yayo. Nta mpamvu afite kuba yakwinjira mu mitwe y'abantu ngo atangiye abantu. Hari n'abantu bavandimwe usanga bavuga ngo njyewe mfite ijini ryiza, ngo rinegeka gusari. Ayo n'amashitani bavandimwe, ayo n'amashitani abagira ngo abanza kwigarurire, ariko nyuma yaho azagira gute, azatangira kuguhindura sharti cyangwa se amategeko akuganisha mu kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ijini ryiza ntabwo rishobora kujya mu mutwe w'umuntu cyangwa se rijye mu mubiri w'umuntu, ntabwo bishoboka. Ayo ngayo yose aba ari iki, aba ari amashitani, aba ari kugira ngo agire gute, ayobye ikiremwa muntu. Bikere bavandimwe, amajini nanone icyo twabivugaho ni uko atandukanye mu bijyanye no kugira imbaraga. Amajini yose ntabwo agira imbaraga kimwe. Hari amajini agira intege nkeya. Aya majini niyo majini usanga aba yavutse ku ijini n'umuntu, ndetse aya majini yitwa nas. Hanyuma rero turebye nanone amajini nanone atandukanye mu buryo bw'imbaraga Allah subhanahu wa ta'ala yahaye. Amajini yose ntabwo afite imbaraga zingana. Hari amajini afite agira intege nkeya cyangwa se afite imbaraga nkeya. Aya ni amajini aba yaravutse ku bantu ndetse n'amajini. Ayo majini ndetse akaba yitwa nas. Ariko nanone hari amajini agira imbaraga nyinshi, urugero amajini subiyani,
amajini ruhani ndetse n'amajini yitwa ifrit. Aya ni amajini agira ubwenge bwinshi cyane kurusha andi majini yose, ndetse aya amajini subyani, ruhani na ifrit n'amajini yibera mu kirere, ndetse n'amajini agira umuvuduko udasanzwe ndetse akunda kwibera mu kirere. Urugero nk'iyi ifrit, iyi jini ifrit, shitani ubwe nta nubwo ashobora kwigereza kuri ifrit, ngo shitani nawe cyangwa se bilisi nawe ni bumwe mu bwoko bw'amajini, ariko shitani ubwe cyangwa se bilisi ubwe ntabwo ashobora kwigereza kuri ifrit. Bityo reka turebe noneho ibyo kurya by'amajini. Amajini arya iki? Amajini mu biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, abamarayika bonyine nibo batarya, ariko abantu, amajini, inyamaswa, ibisimba cyangwa se udusimba twose tugira gute? Turarya, ndetse n'ibiti birarya. Ushobora kwibaza uti ese ibiti nabyo birarya? N'ibiti birarya. Ushobora kwibaza n'ibiti birarya se? Naam, n'ibiti birarya, niyo mpamvu ubona bikeye, amababi yabyo abakeye, birakura, niyo mpamvu bigira gute? Nuko birya. Ariko hari ibiremwa bya Allah twavuze. Allah afite ibiremwa byinshi, hari ibiremwa bihumeka n'ibidahumeka. Bimwe mu biremwa bidahumeka harimo imisozi. Imisozi yo ntabwo igira gute? Ntabwo ihumeka, ntabwo irya. Niyo mpamvu imisozi utashobora kuba wakwimuka aho uri ngo ube wajya ahandi hantu. Ni ikiremwa cya Allah ariko ntabwo kirya. Sasa abamarayika bonyine nibo batagira gute? Nibo batarya, ariko amajini ararya nk'uko abantu barya. Ariko nanone nkuko twabivuze, amajini ibyo kurya byayo bitandukanira ku moko yayo ndetse n'ahantu atuye. Urugero nk'aya majini ifrit ndetse n'amajini ruhani, nkuko twabivuze, n'amajini yibera mu kirere, akunda kuba mu kirere cyane, ntago kuza muri isi cyangwa se kuza hano hasi ku butaka ni gake cyane, ariko akunda kwibera mu kirere, niho yibera gusa. Urugero amajini meza, ibyo kurya byayo, amajini meza ntago arya ibyo kurya by'imyanda. Amajini meza arya ibyo kurya byiza ndetse ibyo kurya bya halali, byaziruwe. Ariko amajini mabi ariyo mashitani, yo arya ibyo kurya by'imyanda cyangwa se bibi ndetse byazirijwe. Hari amajini arya amaraso y'inyamaswa cyangwa se y'amatungo. Hari n'amajini cyangwa se akarya n'amaraso y'abantu. Urugero nk'iyo umuntu agiye ku mupfumu, mujya mukunda kubibona, hanyuma umupfumu akamubwira ngo ejo uzaze bitwaje inkoko cyangwa se uzaze bitwaje ihene. Sasa ushobora kwibaza inkoko cyangwa ihene ni iki? Ni kuvuga ngo aho ngaho kiba kigiye gukorwa, haba hagiye gukorwa amasezerano hagati y'ijini ry'umupfumu ndetse n'ijini bajyateje umuntu uburwayi cyangwa se ibibazo, ingaruka mbi mu buzima bwe. Aho ngaho igikorwa rero nta kindi nuko iryo jini ribagirwa iryo tungo, hanyuma rikanywa ayo maraso kugira ngo ribahe icyo mwebwe mukeneye cyangwa se icyo mwebwe mwifuza. Hanyuma ikindi gice cya nyuma twavuga nanone nuko katurebeye noneho uburyo amajini yororoka. Sasa wewe ushobora kutekereza ngo amajini wenda Imana yarayaremye, ayo Imana yaremye nyine yakomeje kubaho mpaka la. Amajini nayo arabyara nk'uko abantu tugira gute? Uko n'abantu tubyara. Amajini nko twabivuze bavandimwe, nayo afite ibintu byinshi ahuriyeho na bene Adamu. Abantu turabyara, n'amajini arabyara, ndetse n'amajini arapfa. Bavandimwe nimujya ngo amajini ntagapfa, amajini yagira gute? Nayo arapfa. Sasa ijini na mwene Adamu hari itandukaniro rinini cyane bijyanye n'imyororokere. Urugero, ijini ry'irigore rifite ubushobozi bwo kuba ryashobora kuba ryabonana n'amajini y'amagabo ku munsi umwe, amajini 27 mu ijoro rimwe, kandi ntirigire gute? Ntirinanirwe. Hanyuma ijini ry'irigabo rifite ubushobozi bwo kuba ryashobora kuba ryabonana n'amajini y'amagore mu ijoro rimwe cyangwa se ku munsi umwe 160. Subhanallah. Bitandukanye n'abantu.
reka tuvuge wenda nk'abantu, umugore wenda tuvuge umugore ushobora kuba yabonana n'abagabo barenze 3, 4, 5, namwe murabyumva uko yaba ameze, uko hali ye yaba imeze. Cyangwa reka tujye ku bagabo, umuntu w'umusore w'umugabo ujya muri gym buri munsi, umusore w'igikwerere, akabonana n'abagore 5 umunsi umwe, uwo mugabo bishobora kumugwa nabi ndetse bishobora kumutera ingaruka zikomeye cyane bavandimwe. Ariko mwumve hano amajini y'amagore afite ubushobozi bwo kuba yabonana n'amajini y'amagabo 27 mu ijoro rimwe kandi ntananirwe. Ndetse amajini y'amagabo afite ubushobozi bwo kuba yabonana n'amajini y'amagore 160 mu ijoro rimwe ntagire gute ntananirwe. Bavandimwe, ibi zose ni bimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ibiremwa yitwa amajini. Ndetse bavandimwe, ijini ry'irigore iyo risamye ntabwo rishobora kubyara umwana umwe nk'uko twebwe tubyara umwana umwe, la indi imwe y'ijini ishobora kuvukamo abana 6 ukomeza. Murumva ko amajini rero ari menshi kutosha twebwe abantu. Ariko nanone amajini afite ubushobozi bwo kuba yakwihindura akihinduramo umuntu, cyangwa se akihinduramo ishusho y'umuntu, ndetse akaba yagira gute, akashobora kuba yabyarana n'umuntu. Urugero, hari abantu bakunda kurota inzozi zigiye zitandukanye, ugasanga umuntu arose ari gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu azi cyangwa se atamuzi. Icyo gihe rero bavandimwe aba ari ijini riba ryihinduye uwo muntu, ndetse rwose hari igihe riba ryakunze uwo muntu rigatangira gukorana nawe icyo gikorwa cy'abashakanye, ukagira ngo ni inzozi zisanzwe. Izo nzozi zirakomeza mpaka ukazageraho umuntu akazajya arota atwite, cyangwa se atwite, bikageraho umuntu akarota no yabyaye, cyangwa se ari konsa umwana, cyangwa se ahetse abana, ari kurera abana. Iwo ushobora kubona ari inzozi nyine ziri aho ngaho, ariko mu isi y'umwuka ubu wamaze kubyarana n'iki n'amajini, ndetse ufitanye nabo abana. Ndetse abo bana niwe bitwa shiqi cyangwa se nasnas. Abo niho twavuze mu majini agira intege nkeya, na majini afitanye isano hagati y'umuntu ndetse n'ijini. Ndetse nanone umugabo w'umuntu ashobora kubyaza ijini ry'irigore, kandi ushobora kubyarana n'ijini ry'irigore. Ibyo nabyo biza muri ubwo buryo bwo kuba wagira inzozi nk'izo ngizo, bityo rero ijini ry'irigore rikagukunda, ukajya urota izo nzozi, warangiza bikageraho noneho ugasanga mwarabyaranye abana. Ndetse bavandimwe, ibyo byose bigaragara iyo umuntu ari gukorerwa rufyatu shar'iyya, iryo jini rikazamuka rikakubwira ati ustadhi, uyu muntu ujye kumunkuramo, ni gute ujye kumunkuramo kandi ari umugabo wanjye, twabyaranye abana, ubu se abana banjye bazabaho bati? Uzanderera abana? Nawe nimba ari umuntu woroshye ukavuga ati basi nakundi nyine, nimba ari umugore waryo reka tubyorere gutyo. Ariko izo ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ugira gute zo kugira ngo zikuyobye, ariko nuko biba byagenze. Cyangwa se akazamuka ijini ry'irigore kavuga ati uyu muntu n'umugabo wanjye twabyaranye abana igihe iki n'iki n'iki. Nuko nguko. Hano hari n'igihe ijini ry'igabo rikubwira ati ni gute we uyu mugore ni umugore wanjye, we namushatse utaramushaka, wowe namukunze agifite imyaka 3. Ukibaza imyaka 3? Nawe ati namukunze agifite imyaka 3, ndamutegereza arabanza arakura, amaze kugimbuka, ubwo nyine nagize gute, natangiye kubana nawe no kugirana nawe isano ry'abashakanye. Bityo rero bavandimwe, aya ngaya ni imwe mu buzima bw'amajini Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Ndetse bavandimwe, ntago birangiriye hano. Inshallah Allah nadushoboza usinde clip ziri imbere, nuko tuzakomeza kureba noneho amwe mu moko y'amajini, amazina yayo. Ni ibintu byinshi cyane birebana n'ibi biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Ariko bavandimwe, intego yo kwigishanya izi nyigisho nta yindi, no kugira ngo buri wese ajye amenya ibi ni biremwa tubana nabyo muri iyi si. Ushobora kubyumva ukavuga ati se izi nyigisho zitumariye iki? Ariko kumenya uriya umuntu uzi utazi biratandukanye. Ndetse bavandimwe, icyo tuba tugamije nta kindi, no kugira ngo umuntu amenye asobanukirwe, ndetse amenye n'ibintu bimuzengurutse, cyangwa se bimwe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yaremye. Ariko bavandimwe, turabasaba abandi batarakora subscribe
ko bakana subscribe kugira ngo inyigisho zacu ziye zikomeza zibageraho 5 kuri 5 ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iki bavandimwe, iki cyari ikiganiro kirebera hamwe imwe mu buzima bw'amajini, uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ndetse n'itandukaniro amajini afitanye n'abantu. Nkuko twabibonye muri clip ya mbere, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko yaremye amajini ndetse n'abantu kugira ngo bamugaragire. Ndetse bavandimwe, amajini nkuko twabibonye muri Quran harimo isura yitiriwe amajini ivuga kuri bimwe mu buzima bw'amajini. Bityo rero numva twasoreza ahangaha. Allah subhanahu wa ta'ala twese twishimire, ndetse iyi video nimba wayikunze muvandimwe ujye usharinga no ku bavandimwe bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kuba bakwiga cyangwa se nabo babashe kuba basobanukirwa. Kambashimire rero Allah subhanahu wa ta'ala nadushoboza dukomeze twese tube hamwe, ndetse tunakomeza kushishikariza gukomeza kuba abanyamuryango b'icano yacu, ndetse no gukomeza gusobanukirwa n'inyigisho zacu tuba tubagejejeho. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.